Hallelujah, 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 hallelujah. uko twaba dutekereza kose, abantu muri rusange batekereza ko ababi bahabwa igihano nyuma yo gupfa. Bibiliya ivuga ibihereranye n'ingaruka z'icyaha igira iti, mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 dusoma ngo, kuko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Nanone ibyanditswe bikomeza bigira biti, Abaroma igice cyaho cya 6 umurongo wa 23, nk'uko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impongano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Biradusunikira kwibaza tuti, bitugendekera bite iyo dupfuye? Ese abantu bakomeza kubaho mu buryo runaka iyo bamaze gupfa? None se niba bakomeza kubaho, baba bari he? Bibiliya isubiza ibyo bibazo mu buryo buhuje n'ukuri. Reka tubanze turebere hamwe cya kibazo cyatangiye kitubwira kiti, mbese iyo umuntu apfuye akomeza kubaho? Hirya no hino ku isi hari amadini yemeza ko hari ikintu kiba mu muntu gikomeza kubaho na nyuma y'uko apfa. Kugira ngo dusobanukirwe icyo Bibiliya yigisha, turabanza turebere hamwe uko umukurambere wacu Adamu yaje kubaho. Itangirira igice cya 2 umurongo wa 7 dusoma ngo, Uwiteka irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Twibukiranye, umwuka Imana yahumekeye muri Adamu ntiwari umwihariko we gusa. Hari ibindi biremwa byari bifite uwo mwuka cyangwa se ubwo bugingo. Mu itangirira igice cyaho cya 6 umurongo wa 17 hakomeza hatubwira ngo, nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Byumvikana ko ubwo Imana yajyaga kurimbura abo ku bwa Nowa, yarimbuye ibyari bifite ubugingo byose. Nanone, ese iyo umuntu apfuye umwuka we ujya he? Iyo umuntu apfuye umwuka we ujya he? Muri Zaburi y'146 umurongo wa 4 dusoma ngo, umwuka w'umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Bibiliya nanone ihamya ko iyo umuntu apfuye umwuka we udafite kamere ntushobora gukomeza kuba uhari ngo ukomeze kubaho uri mu mimerere y'umwuka. Igitabo cy'Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 7 dusoma ngo, n'umukungugu ugasubira mu butaka, n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. None se ibyo bishaka ko, cyangwa se ibyo bisobanura ko ibyiringiro ibyo ari byo byose by'uko mu gihe kizaza uwo muntu wapfuye yazongera kuba muzima? Ibyo tubiharira mu maboko y'Imana. Ibyo tubiharira mu maboko y'Imana. Reka turebere hamwe icyo abahanga muri filozofi bahimbye.
abo bahanga harimo uwitwa Sokrate na Plato, ni abahanga mu bya filozofi. Bemeje ko umuntu afite ubugingo budapfa, ubugingo bukomeza kubaho na nyuma y'uko apfa. Uwo ni umuntu bita Sokrate ndetse na Plato. Abo bagabo bari Abagiriki. none ni iki Bibiliya yigisha ku bihereranye n'ubugingo? Tugiye kurebera hamwe icyo Bibiliya yigisha ku bijyaniranye n'ubugingo. Mwitangira igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 7 havuga ko Adamu yahindutse ubugingo buzima. Byumvikane neza ko atahawe ubugingo. Ntago Adamu yahawe ubugingo, ahubwo Imana ikimara kumuhumekera mu mazuru, akimara kuremwa mu mukungugu wo hasi, yahindutse ubugingo buzima. Duhuje n'ibyo umuhanuzi Ezekiyeli yahamije, turi bubone igisubizo. Ezekiyeli igice cya 18 umurongo waho wa 4 dusoma ngo, dore ubugingo bwa bose ni ubwanjye, ubugingo bw'umwana ni ubwanjye. Nk'ubugingo bwa se, ubugingo bukora icyaha nibwo bupfa. None se ntiwisuzumiye neza wemezwa ko ubugingo bukora icyaha ari bwo bupfa? None se imimerere y'abapfuye ni iyihe? None se iyo umuntu yapfuye ajya mu yihe mimerere? Ese akomeza kubaho nk'uko aba bahanga mu bya filozofi babitangaje, ari we Sokrate na Plato? Igihe Uwiteka yaciragaho iteka Adamu, yakoresheje amagambo agira ati, uri umukungugu, mu mukungugu nimwo uzasubira. Urabisanga mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 19. Nakubaza nanjye nibaza nti, ese Adamu yari he mbere y'uko aremwa? Adamu yari he mbere y'uko aremwa? Igisubizo cy'icyo kibazo, Adamu ntiyari ariho. N'ikimenyimenyi, ijambo ry'Imana rigaragaza imimerere y'abapfuye, cyangwa se igihe Adamu yasubiraga mu butaka uko byaje kugenda. Mu Mubwiriza igice cyaho cy'Icyenda umurongo wa 5 ugasimbuka uw'Icumi dusoma ngo, abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi, kandi nta ngorano bakizeye kuko batakibukwa. Umurimo wose werekejeho amaboko yawe uwukorana umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo, nta migambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa se ubwenge. Dukurikije ibyanditswe, ijambo gupfa ni ukutabaho. Dukurikije ibyanditswe, ijambo gupfa ni ukutagira ubuzima. Ijambo gupfa ni ukutagira ubuzima. Ese ye ntiwasubiza ibibazo natangiye mbabaza bigira biti, iyo umuntu apfuye aba ari mu yihe mimerere? Igisubizo twaje kukibona kivuga ko ubugingo bwe busubira ku Mana yawutanze, duhuje no Mubwiriza igice cya 12 umurongo wa 7. Twasomye ngo, n'umukungugu ugasubira mu butaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Byumvikana ko iyo umuntu apfuye, umwuka usubira mu maboko y'Imana. Yaba yarakoze ibihuje no gukiranuka, Imana ikazamwibuka ku munsi w'umuzuko. Igihamya mu Ivanjiri yanditswe na Yohana igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 28 na 29, Yesu yavuze ibijyaniranye n'urupfu.
yavuze ati ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, n'abakoze ibibi bakazukira gucibwaho iteka. Abari mu bituro nta yindi mimerere baba barimo, ahubwo bategerezanyije kuzagororerwa ku byo bakoze bakiri mu isi. Ijambo ry'Imana.